icyo nabasobanurira mu bijyanye n'inshingano z'amashyamba mfite muri uno murenge wa Rusatira no mu murenge wa Kinazi, nshinzwe mu karere ka Huye, nshinzwe gukora ibijyanye n'ubujyanama cyangwa se ubukangurambaga mu yandi magambo mu byerekeye amashyamba, kugira inama abaturage uburyo ki batera amashyamba n'uburyo bayafata neza kugira ngo abashe kuba amashyamba yabaha umusaruro neza, hakabamo n'ibijyanye no gusarura amashyamba, kubagira inama z'uburyo bwiza basarura amashyamba kugira ngo abahe umusaruro mwiza kandi nayo agumeho adashizeho, atari uburyo bwo kuyatsemba ahubwo bakagenda bayanganya. Harimo no gukurikirana ibijyanye no gupakira ibikomoka ku biti n'ibijyanye n'ubundi gutera amashyamba n'ibikorwa nyirizina by'amashyamba bya buri munsi. Muri rusange mbona abaturage babyumva kandi mbona hari n'icyahindutse, kuko kera wabonaga ko nta muntu hari nyirizina wo kubagira inama nawe ari domene ye, ari ibintu asobanukiwe, ariko muri iki gihe twagiriyeho mu mirenge ubona ko aba ari ibintu twize dusobanukiwe, tubasha kubagira inama rero z'uburyo ki bayafata neza n'ukuntu bayacunga n'ukuntu batera andi, ukabona ko babyumva kubera ko tuba tubasha kubibigisha cyane cyane nk'ibintu umuntu asobanukiwe. Ibikorwa byo kongera ubuso buteweho amashyamba mu turere twombi, ni ukuvuga ka Huye na ka Nyamagabe, bihuriweho n'abafatanyabikorwa banyuranye. Ibyo rero bitanga icyizere cy'uko izo mbaraga n'ibitekerezo bihurijwe hamwe bizatuma amashyamba arushaho kwiyongera no kwitabwaho nk'uko ari intego y'igihugu muri rusange. Muri Huye umufatanyabikorwa w'imena ni ikigo RAB, cyane cyane ishami ryacyo rya Ruhande. Aha hazwi cyane ku ishyamba rya Arboretum ririmo amoko menshi y'ibiti. Muri ibyo biti harimo n'inturusu, ari nazo zikunze guterwa cyane ku butaka bw'u Rwanda mu rwego rw'amashyamba. Dutuborne muri iri shyamba ikintu tumaze ni ukwerekana ubwoko buteye muri iyo parcelle. Uko turenze metero 50 duhindura tugera ku muhanda, ukava ku bwoko bumwe ukajya ku bundi. Iyi borne rero kwereka izina ry'ubwoko buri muri iyo parcelle, kuvuga ni izina riri scientifique no scientifique. Hano ikakwereka umwaka batereyeho iyo parcelle. Kugeza ubu ngubu turarekura amoko harimo maideni, Caritus maideni, Caritus microcoris, Terticornis na Camardulensis. Nane arekurwa mu baturage akajya guhingwa bitewe n'akarere. Ni ukuvuga ngo niba umuntu avuye mu majyaruguru muri Highland, icyo gihe aratwara maideni, niyo iri recommande, ni ikura vuba, niyo yihuta bitewe n'izo condition. Niba umuntu ari mu mayaga, turamuha Camardulensis cyangwa tumuhe microcoris, Camardulensis microcoris. Niba bigenda bihinduka bitewe naho umuntu agiye gutera ibyo. Arboretum yatangiye ku gitekerezo cy'Ababiligi bari bagize iyi ntara, bategeka intara ariyo y'u Rwanda Burundi. Itangira kugira ngo babone mbese abantu babone ibicanwa bikomotse ku biti, kuko hari ikibazo cy'inkwi cyane cyane. Urabona hano turi ibigo bitatu, hari kaminuza y'u Rwanda, hariho n'ikigo cya groupe scolaire ya Butare na za EAV. Icyo gihe bari batihagije mu mashyamba, cyane cyane mu nkwi zo gucana. Bagira igitekerezo cy'uko bagira ahantu hajya hatanga ibiti kugira ngo haboneke inkwi zo gucana. Niho rero haje icyo gitekerezo cyo gushyiraho Arboretum. Ubwo hari mu 1930. Icyo gihe rero hari icyo gice cya ubungubu cya Université Nationale, hari icyo gice cya groupe scolaire hano hakurya, hakabaho n'icyo gice cyahoze ari Izari, ubungubu ariyo RAB. Nyuma rero haje kugira hazaho noneho kuvuga ngo ibyo bicanwa niba bizana gusa batabyongeye bizagenda bite, bishobora kuzashira.
bagira none habaho igitekerezo cyo kuvuga ngo hano igice cyasigaye ari muri Izari, reka noneho bashyireho uburyo bw'ubushakashatsi, haboneke ibiti bivuye hanze, haba mu mashyamba ya kimeza cyangwa se mu bihugu biduturiye twegeranye, cyangwa se bivuye n'ahandi hanze cyane, noneho barebe uburyo ibyo biti bikura hano, noneho bijye biva hano bijya guterwa no hirya no hino. Ku bijyanye na rabu kuri sitasiyo ya Ruhanda, ari nacyo kigega cy'imbuto z'amashyamba, bo baradufasha cyane, nibo baduha umurama niyo tugiye gutera no n'izo gahunda zo gupanga aho gutera hose. Mu bijyanye n'abafatanyabikorwa baba bari muri jafu, twagera muri gahunda yo gutera bakaza bakatugira inama, bakadufasha no gupanga igikorwa. Ikindi kiriho ni uko ubu ngubu rabu ifite gahunda yo gukora agasozi ndatwa, bakajya ahantu hari amaterasi yakozwe, hanyuma bagateraho ibiti bivangwa n'imyaka, ku buryo mu minsi iri imbere hazaba hari modeli y'agasozi abantu bose bashobora kureberaho hano mu karere. Ushatse kujya wese akareba ati ibiti bivangwa n'imyaka biteye aha n'aha, ubikoze byaba bimeze neza. Ibikorwa byo gucunga amashyamba muri Nyamagabe nabyo bifite abafatanyabikorwa banyuranye. MIG ni sosiyete y'ishoramari mu ntara y'Amajyepfo, ikaba ifatanya cyane n'abaturage umunsi ku munsi mu bikorwa byo kongera no kwita ku mashyamba. Uruhare tugira nk'uko mu ntego za MIG harimo kuzamura no guteza imbere icyahoze ari intara ya Gikongoro mu buryo bwo gushaka imishinga yafasha abaturage mu kwiteza imbere. MIG igerageza gushakisha imishinga yabasha kugeza amafaranga mu giturage. Ni muri urwo rwego yiga imishinga yifashishije n'abaterankunga, ikabona iyo mishinga yo gutera amashyamba nayo ikayishyira mu giturage ku misozi, abaturage bakabasha kubona amashyamba. Ibyo ngibyo biza byuzuza kandi bishyira mu bikorwa zimwe mu ntego MIG yashyizweho yiyemeje kugira ngo ubukungu bw'abaturage batuye mu karere ka Nyamagabe bubashe kuzamuka. Ubu umushinga wo gutera amashyamba nk'uko mwayabonye aho twazengurutse hose, ni umushinga umaze imyaka 2. Uwo mushinga tuwuterwamo inkunga n'ikigo cya IFDC. Mu karere ka Nyamagabe muri iyo myaka 2 hamaze guterwa hegitari zigeze ku 1,927, harimo hegitari 600 z'ibiti bivangwa n'imyaka, hakabamo izindi hegitari 327 z'amashyamba y'ubwoko bw'inturusu Eucalyptus maiden nk'uko mwabibonye. Kandi mu mirenge 17 igize akarere ka Nyamagabe tumaze ibyo bikorwa bimaze kugera mu mirenge 13. Umurenge tutari twakoreramo ni umurenge wa Kitabi, umurenge wa Mbazi, umurenge wa Nkomane. Ndumva ni imirenge 13, indi mirenge 4 ntago twigeze tuyikoreramo.